Hello guys, this is David and today tugiye kwigana what we call market structure. So we're gonna look on advanced market structure. Iyi ni market structure yagufasha kurusha like other videos uzabona kuri YouTube because I'm going to go deep mu cyo twita market structure. So market structure tugiramo ibice bitatu: uptrend, downtrend and consolidation. In an uptrend market, usually muzabona bababwira ngo this is an uptrend market. Urumva izi ni izisanzwe ndaje mwereke n'iziri advanced. Downtrend ni uku nguku bimeze, sibyo? That's why they tell you. And then tukagira na consolidation. Consolidation iba ari no way. This and this. Sideways. No direction muri make. Ntabwo wambwira ngo isoko riri kumanuka cyangwa rikora iki riri kuzamuka. That's what we call sideways market. Then ikintu tugiye gukora aha ngaha tugiye kumenya noneho ese uptrend ya nyayo koko uzasanga mu isoko ni iyihe, downtrend ya nyayo uzasanga mu isoko ni iyihe. Kuko ibi ngibi byose ajya navuga ngo breakout structure, BOS, kubwire ngo BOS, kubwire ngo BOS. Ariko nuza hano ukareba kuri iyi chart dufite hano, sibyo? Let me be like this, for example. Nuza hano ukareba kuri iyi chart. Kwa identifying ibintu bakubwira biri complicated cyane. Kuhita ubona ati iyi market yacu iri kujya hehe, iri kuva hehe, ibintu biri complicated. So I think yuko noneho ubungubu ngiye kubigira clearly, mwereke icyo kwita internal market structure, external market structure. Byose ubimenye. Umenye ngo time frame alignment ni izihe. So let's first go on an uptrend market structure. Reka ibi ngibi bindi mbiri moving because ntabwo tubikeneye. Uptrend market structure iri clear ukuntu iba imeze. Tubona impasse, tukabona collection. Then in collection ukuntu iba imeze like this. Like this. You know what I'm saying? Imeze like this. Sibyo? Muri ubu ngubu isoko riba rimeze, nuku nguku riba rimeze kwa nyako. This is an uptrend market. So iyi market uyirebeye inyuma niba uri kuyireba fresh. Iyi ngiyi niyo twaboneyeho breakout structure. Aha ngaha niho twaboneye BOS yacu. N'aha ngaha tubona breakout structure. So isoko ryacu hano ko riri kuzamuka, ariko nujya muri lower time frame iyi impassive move uri kuyibona. Nuza hehe, nuza muri lower time frame cyangwa se nuba utabanje kureba muri higher time frame ngo umenye direction y'isoko, uzaza wibonere iyi collection dufite aha ngaha. This is what we call collection. Sibyo? Iyi ngiyi ni collection iri hano cyangwa se pullback. Iyi ni collection iri hano. Katuyishyire muri color y'umutuku. Sibyo? Iyi ngiyi ni collection turi kubona aha ngaha. Then wowe nuza ukareba ukaba wareba like market imeze gutya. Uzibaza se iyi collection bimeze bite? Uzabona isoko ririmo rirakora iki, ririmo riramanuka. Kandi ibyanyabyo isoko ririmo rirakora iki, ririmo rirazamuka. So ibyo ngibyo nibyo tugiye kurebera hamwe tukareba ese iyi video murumva iri important cyane ku buryo nakora video noneho iri full yerekana market structure ya nyayo, nkaba nayikwereka nkakwereka uburyo washakamo entry muri izi ball zose. Hano tugashifting. Like this, ushakamo hano favorable gap, demand, kinjiraho then ugakomezanya n'iki n'isoko. So niba ushaka kwiga market structure neza, urumva target yacu ikaba this one, stop loss yacu ikajya aha ngaha. So n'ubu du trading wakora mutazi trading, kwa mutazi market structure mukizi ko ari uguca umurongo mwibiri. No, that's not market. The real market structure. Niba ushaka market structure neza, ukamenya forex trading neza, joininga link yacu ya groupe, then unyandikire mwigisha cyangwa se ukaba subscribe ujye ukurikirana video zacu.